Ah, iyo message rero nazanye n'ubundi njye nkunda kuvuga muri rusange, nkabwira urubyiruko, nkabwira ababyeyi, nkabwira ingeri zose, buri muntu wese ari buze kwiyumvamo hano, cyangwa se nataniyumvamo hano uyu munsi aziyumva mu bindi biganiro nzagenda mbagezaho mu bihe bitandukanye. Hi, mwiriwe mwese, ndabasuhuje cyane kandi turabakunda cyane abantu mugiye kujya mukurikira ibiganiro kuri Kavava Official. Mwabibonye hasi niko byanditse. Ubu ni we ngiye rero mwenyewe, ni njye wiziye, ni njye waje kugira ngo tuganire ku bintu byinshi bitandukanye. Ntago ndibirwe nivugaho byinshi, ntekereza ko ari ubwa mbere nigaragaje, ariko ntabwo ari ubwa mbere ngeze kuri YouTube. Ntabwo ari ubwa mbere ngeze kuri YouTube. Mu buzima busanzwe rero ndi umuhanzi, reka mba ariko mbyita, kuko hari filime nanditse nziza cyane yaranasohotse, munyaruke mugende muyirebe, ndabizi neza muzayikunda kuko ni nziza cyane, iraryoshye, irimo inama nyinshi zireba ingeri zose, urubyiruko, ingimbi, abangavu, abasore, inkumi, ababyeyi b'abapapa, abamama, ireba mwese muri rusange. Iyo filime rero yitwa Ab'iki gihe, narayanditse nyikinamo, nayikinnyemo nitwa Keza, muri bubonemo muze kumenya ko ari we ngewe. Ubwo nshatse kubibwira kugira ngo mutagira ngo ndi mushyashya hano kuri Kavava Official, ariko ntabwo ndi mushya mu bindi byari bisigaye. Reka mvuge ko ntari umwiga, kuko natambukije message yenda nubwo ntabashije kwigaragaza cyane, ariko message natanze hari abari bumbone bakabona banzi. Yego, hanyuma rero ubu noneho naje mu yindi sura nshyashya, naje mu bundi buryo butandukanye n'ubwa mbere, ariko birashoboka ko hari na filime zindi nzasohorera hano, ariko uyu munsi naje nzanye message cyangwa se nzanye ubutumwa, nifuza ko buri bunyure hano, kandi nifuza ko buri butambuke mumbona amaso ku yandi, cyangwa se imbona nkubone. Iyo message rero nazanye n'ubundi njye nkunda kuvuga muri rusange, nkabwira urubyiruko, nkabwira ababyeyi, nkabwira ingeri zose, buri muntu wese ari buze kwiyumvamo hano, cyangwa se nataniyumvamo hano uyu munsi aziyumva mu bindi biganiro nzagenda mbagezaho mu bihe bitandukanye. Uyu munsi rero nibanze ku rubyiruko, ku bakiri bato cyangwa se abakobwa bamaze gukura, navuga bageze igihe cyo gushaka cyangwa se cyo gushakwa, ariko si bo ndi buvugeho bonyine cyane, ndasa n'ubaturutsa mu bwana, kuko umukobwa ajya kuba umukobwa hari ahandi hantu yatangiriye. Impamvu nibanze ku rubyiruko ariko cyane rw'abakobwa, ngira ngo mwese ntawe utarabonye inkuru mbi y'ibyo twabonye mu minsi ishize, ntawe utarabonye amahano cyangwa se ibikorwa bibi Kazungu yakoreye abana b'abakobwa. Akaba ari nayo mpamvu nazanye iyi message, kugira ngo ngire icyo mbabwira abakobwa, kuko yenda bishobora kuba byarabaye no ku bakobwa mu gihe gishize, ariko uyu munsi nawe bikakubaho, we mu mama cyangwa se wowe mukobwa umaze gukura, yenda utangana n'abariya Kazungu yagiye ajyana, ariko buri wese yumve ko iyo message imureba, ariko cyane abana b'abakobwa. Iyo message rero bakobwa, ni message ibabwira ngo mube maso. Ibintu urimo ntabwo burya ushaka kubuzi ngo ntago abantu bakubona, ariko barakubona kuri kwiyangiza, barakubona kuri kwangirika, ariko burya njya numva bakuru bacu umugani ngo umukobwa umuhana avayo. Iyo mwamaze guhurira n'ibibazo, nibwo nibura umuntu noneho ashobora kubaganiriza bigakunda. Ndatekereza ko uyu munsi iki kiganiro abakobwa muri bukirebe,
cyane cyane abakobwa mukora mu kabari mu tubari, yenda n'abandi baravanamo isomo kuko nabo ntawamenya ejo bucya bwitwa ejo ntawamenya bariya bagizi ba nabi uburyo bari gukora. Namwe mwumvireho mwumva isomo. Hari n'igihe yenda wasanga namwe hari ukundi kuntu mubikorera hatagaragara, ariko Imana ishimwe niba mutigaragaza gutyo. Mwumvireho namwe, mwumva inama, mwumva icyo mugomba gukora. Bakobwa mwese muri rusange mbabwiza ukuri n'ukuri nimwiyubahe. Nongere mvuge ngo abakobwa cyane cyane noneho abakobwa bari gukora mu tubari uyu munsi, kugira ngo mwarabibonye abakobwa muri gukora mu tubari, reka mvuge ko Satani ari kubagendaho, kuko nabonye ari mwebwe yakunze kwibandaho cyane kuruta abandi bari mu yindi mirimo isanzwe. Mwa bakobwa mwe muri gukora mu tubari, mwicare mwitekerezeho, murebe mwibaze n'impamvu ari mwebwe biriya bintu byabayeho, cyangwa se bikaba byanakomeza kubaho muramutse mutagize icyo muhindura cyangwa mugire icyo mukora. Mushobora kuba namwe, ntabwo ndi bumenye uburyo ki ndi bubivugeho cyangwa se imvugo ndi bukoreshe, ariko bariya abantu bashobora kuba barabonye mushukika. Mushobora kuba mushukika cyane, niyo mpamvu nababwiraga ngo ibintu byo gushukika, umuntu ngo agushukisha agacupa kamwe cyangwa se amafaranga 5,000 akwambura ubuzima bwawe bwose, ndumva nta kintu byakumarira. Ni byiza nimukore, mukora akazi, mushaka amafaranga, ariko mugire n'ubwenge. Mugire ubwenge. Ibintu byo kuba umuntu w'umugabo yaza akakubwira ngo nagukunze, nabonye ufite ikibuno n'urugero, amataye ntabwo mbizi, wowe ukagendera muri icyo kigare cyuko bakubwiye ngo uri mwiza, cyangwa se kuko wireba ukiyumva ukabona ko kuri mwiza, bigatuma ubwo bwiza bwawe utamenya igihe bwagendeye, nabwo nta bwenge bwaba burimo, nta n'ikintu byaba bimaze. Ibyiza rero nuko niba Imana yarakufashije yenda ukaba ugaragara neza, ukaba ushimishije nkuko abandi abo babibona baza kureba, ariko gira n'ubwenge. Gira n'ubwenge kugira ngo we kuhatakariza n'ubwo buzima bwawe ubunyagwe. Ikindi ndasa n'ugaruka gato ku babyeyi. Ababyeyi b'iki gihe nabo umwana arahaguruka akagenda, nibyo yagiye gushakisha, ariko ugasanga nta matsiko cyangwa se nta bushake bafite bwo kugira ngo bamenye ahantu umwana wabo ari. Nibura banamuhamagare cyangwa se banamugeraho, kuko buri ubuzima bw'i Kigali umwana uyu munsi aba ari gukora hano, ejo bakanamwirukana akajya gukora ahandi. Ariko niba uzi ko umwana bafasha, uretse ko inshuro nyinshi abana b'abakobwa bagenda banatorotse, inshuro nyinshi ntabwo ababyeyi babo bakunze kumenya ahantu baba banari. Ni nayo mpamvu buriya ababyeyi ntabarenganya cyane, kuko mwa bakobwa mwe, mwa rubyiruko rw'abakobwa mwe mw'iki gihe, mukeneye kugaruka ku cyo twita umuco. Mu muco harimo kubaha ababyeyi banyu, mu muco harimo kumvira, mu muco harimo kubaha no kwiyubaha, mu muco hakubiyemo ibintu byinshi noneho bituranga nk'abakobwa b'u Rwanda. Umuco mu bugarukeho, kuko buriya wabashije kuva mu rugo wumvira ababyeyi bakamenya ahantu ugiye utabatorotse, niwo wa muco, babasha no kugukurikirana, nibura bakazamenya aho bazagushakishiriza. Uyu munsi umubyeyi yaguhamagara kumva yenda agatelefone ntigaciyemo, ejo akaguhamagara kumva ntigaciyemo, nibura akamenya ahantu aza kugushakishiriza, kuko nibura abazi n'ahantu uri. None se wowe urahagurutse urebereye ababyeyi bagiye guhinga ntibanahari, urahambiriye utwawe ukize mu kamverope uti ngenda agiye i Kigali. Abo babyeyi bazamenya bagushakishiriza hehe mukobwa, bazamenya uri hehe, bazamenya uri gukorera hehe, bazamenya nibagushaka bazagukura hehe. Murumva mwebwe mutari ikibazo, kwa guta umuco kwanyu kuri gutuma muburira mu myanya y'intoki. Umubyeyi akazategereza, akazumva bamuhamagara cyangwa yumva itangazo ngo umwana witwaga gutya na gutya yapfuye, yaraherutse wari muzima. Bitewe n'iki? Wagiye utavuze, waratorotse. Kwa guta umuco kwawe bitumye uburira mu myanya y'intoki, ubabaje ababyeyi, ubasigiye agahinda batazanashira. Mwabana b'abakobwa mwe buriya nuko mutarabyara ngo mwumve ukuntu umwana aryoha, ukuntu umwana ahenze, nibwo mwamenye inkovu n'agahinda musiga muteye ababyeyi banyu iyo mubatorotse mukagenda batabizi.
buriya namwe nimumara kubyara nibwo muzamenya imvune ababyeyi bagize n'urukundo babakundaga, mugatekereza mukibuka ko n'ukuri mwabasigiye igikomere gikomeye. Bakobwa mwe cyane cyane mukanure, umuntu ntakajya aza ngo agushukisha akantu kose abonye umukurikira. Si ubwo uba wumva ubundi akujyanye he? Si musaza wawe, si mubyara wawe, nta kintu mupfana, urashogosheye. Ubwo ugiye he muko? Ubwo ugiye he? Iyo muza kumenya ubwenge kare kose ntago biriya bintu byakabaye byarabaye. Ikindi cya kabiri, mwiyubahe, mwiyiteho. Kuba uri gukora mu kabari ntago bivuze ngo uniyandarike. Niba ari amafaranga uri gushaka ni byiza, yashakishe mu buryo bwiza. Aho niho ujya gusanga ugasanga ibintu byadogereye, n'ubwo wenda wagize amahirwe ukabona n'umugabo, ariko umubonye mu buryo butanasobanutse, akujyanye gutyo, wowe uri wa mukobwa wibereye aho ngaho baza bagahereza amafaranga. Nuko ejo bundi wagera no mu rugo rwawe uti hoya, ati ndumva nanyuzwe nsubiye, ukabura na ruseye. Ibintu birakomeye muri iyi minsi. Mwiyubahe, mwikunde, mwige kwikunda, ariko mugire umuco nyarwanda, musigasire, mububahe, mukomeze. Ibyo bizatuma mugera ahantu kure. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, kandi tuzakomeza kubana mu biganiro byinshi. Niba hari icyo wifuza kudubwira nawe, jya hasi muri komenti utugire inama, dufashe, ugire ibyo ushima, ugire n'ibyo unenga. Murakoze. Imana ikomeze ibane namwe, ibarinde. Tuzakomeza no mu bindi biganiro byinshi, nzabagezaho ibiganiro byinshi cyane bitandukanye. Ciao ciao, murakoze.